arambwira ngo umva Yesu wowe, nubwo unteye umugongo ukaba ugiye, ariko ibuka nge nawe turi Kadeshi Baruneya, icyo Uwiteka yatuvuzeho. Haleluya! Ibuka icyo Uwiteka yagize gutemwe yatuvuzeho. Wibutse neza ko ikintu Imana ivugana nawe ni ijambo, kandi ijambo ntiripfa, ijambo ntirirwara, ijambo ntirisaza, ijambo ntawe uriroga, ijambo ntawe urikubitisha inkuba. Ijambo ni ijambo, nta muntu urisenya, nta muntu urwanya ijambo ry'Imana ngo azarishobore. Mwese muvuge ngo amen. Nkunda benshi Jean Dodier n'amazina yanjye bwite. Hanyuma dushima Imana itugiriye neza, iduhaye umunsi, ikaba iduhaye umwanya kugira ngo tubaganirize ijambo ry'Imana, kandi Uwiteka arusha kubana natwe, ari abambonye bwa mbere n'abambonye uyu munsi. Mwese mwumvemo umugisha w'Imana. Amen. Hanyuma rero ndagira ngo dusome ijambo dusanga mu gitabo cya Yosuwa ibice byaho 14 umurongo waho n'uwa 11. Yosuwa 14 umurongo wa 11. Dusome mu izina rya Yesu. Kubahageze dusome. Haravuze ngo ubu ndacyafite imbaraga nkuko nari zifite urya munsi Mose yanyoherejeho, uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabarangatabaruka, na n'ubu niko zikiri. Amen. Twongereho irindi jambo dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6 umurongo w'10. Abefeso, rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6 umurongo w'10. Dusome mu izina rya Yesu. Rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6 umurongo w'10. Aravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Ngiye kubaganiriza ijambo mpaye umutwe rivuga ngo gusaba imbaraga kuko iminsi ari mibi. Gusaba imbaraga kuko iminsi birakwiye ko umukristo w'uyu munsi akwiriye kugira ikintu bita imbaraga z'Imana mu bugingo bwe, kuko iminsi dusohemo ni iminsi mibi. Ni iminsi iteye ubwoba ku mugenzi ugana mu rurembo Siyoni. Ni iminsi iteye ubwoba ku mugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Iyi minsi rero kugira ngo uyicike biragusaba imbaraga. Amen. Mu magambo rero agira nko kuri 4 tugiye kuganiraho muri iyi nsanganyamatsiko, tubonye ijambo rya mbere ryatuma dusaba imbaraga kugira ngo turenge iminsi mibi ni ugukomeza kuguma mu ijambo ry'Imana. Gukomeza kuguma mu ijambo ry'Imana. Ijambo rya kabiri ni ugutunga imbaraga z'amasengesho. Gutunga imbaraga z'amasengesho. Ijambo rya gatatu ni ukwegera Yesu cyane, kumwegera cyane. Ijambo rya kane ni ugukomeza gusaba imbaraga z'umwuka wera. Ngaya magambo agira nko kuri 4 dusanga muri insanganyamatsiko ivuga ngo gusaba imbaraga kuko iminsi ari mibi. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Muri iki gitabo dusomye cya Yosuwa mu bice 12 umurongo wa 11 tubonyemo amagambo yavuzwe na Kareba. Aya magambo Kareba yayabwiye Yosuwa. Mwibutse neza abo bagabo bombi Yosuwa ndetse na Karebu ni bamwe mu bagabo Imana yatoranyije, cyangwa se Mose yatoranyije kugira ngo bajye gutata igihugu cy'Ikanani. Abatoranye ni mu bagabo 12 ngo bajye gutata igihugu cy'Ikanani. Ngo baragenda bagezeyo, ngo bagera ku mwero w'iki gihugu. Ariko mbere yuko bahaguruka aba bagabo 12, Yosuwa uyu nguyu niwe wari umusimbura wa Mose. Igihe rero ngo bahagurukaga bagiye gutata iki gihugu, Bibiliya ivuga ngo abagabo 10 baragiye bazana inkuru z'incamugongo, ngo batangariza Abisirayeli ati ni ukuri igihugu twatase ni igihugu cy'umwirare, ni igihugu cy'ubwibone, kirimo abagabo barebare, twagaraga imbere yabo tukababanaki, twagara imbere yabo twebwe tukabona tumeze n'inzige. Ni ukuri barareba bavuga ati ni ukuri icyo gihugu ntago tuzagifata, ahubwo abanaki bazatumerera nabi. Ngo Abisirayeli bashishimura imyambaro yabo, baterura n'amabuye bagiye kwatera Mose ndetse na Aroni. Ngo Yosuwa na Kalebu nabo barahagurutse.
ngo baburira aba bene data, aravuga ati bagabo bene data nimusigeho. Baravuga ati ni ukuri amakuru aba bagabo bafite natwe dufite andi. Baravuga ngo ni ukuri ibyo babonye natwe twabibonye, ibyo bakozeho natwe twabikozeho, abo bagabo babonye natwe twababonye. Ariko mwibuke yuko abantu twabonye twasanze nta ngingo ibarengera, twasanze icyambere twasanze nta kibakingira bafite. Icya kabiri bavuga ati twebwe nimba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu, kandi abo bagabo twabonye tuzabakata nk'imitsima niturangiza tubamire bunguri. Haleluya, haleluya. Ngo bahumuriza imitima y'Abisiraheli, ngo bituma Mose ahaguruka arabaza ngo ninde uvuze iryo jambo, ngo asanga ni Yosuwa ndetse na Kaleba. Aravuga ati mwabahungu mwe, igihugu mwatase mukagikandagiramo, Imana ntabwo izabura kutakibagezamo ngo ikibatuzemo. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Amen. Ngo babaho bafite iryo sezerano. Hanyuma igihe kiragera ngo Mose akomeza kuyobora ubwoko bwa Isirayeli, bagenda barwana n'ibihugu n'amahanga. Ariko igihe kigeze Imana ihamagara Mose, arapfa, asimburwa na Yesu. Yosuwa nawe agenda arwana n'ibihugu n'amahanga ngo kugera ku gihe bafashe igihugu cy'amasezerano Imana ikibatuzamo. Haleluya. Ngo bagezemo Yesu agabanya imiryango 12 y'Abisiraheli, ayigabanya igihugu. Ariko ngo arangije yibagirwa Kaleba, barwananye intambara arabyibagirwa. Biragatsindwa n'Uwiteka ko wasenga ukibagirwa umuntu mwasenganye. Siko bimeze ko Imana yagutabara warangiza ukibagirwa umuntu mwababaranye. Amen. Reba umuntu mwicaye mumpera ikiganza umubwire ngo Imana nigusubiza ntuzanyibagirwe. Haleluya. Imana nigusubiza ntuzagira gutemwe ntuzanyibagirwe. Reba uyu mudiho mubyinyaho, reba iri sengesho mu senyanga, reba izi ndirimbo zo kuramya. Ariko igihe cyazagera umwero w'isubizo waza warangiza ukibagirwa umuntu mwageze gutemwe mwasenganye. Biragatsindwa n'Uwiteka Imana kwibagirwa umuntu mwageze gutemwe mwasenganye. Igihe kiragera ngo Yosuwa aba muri Isirayeli afite umubabaro ukomeye cyane, kubera yuko Yosuwa ngo Kaleba aba muri Isirayeli afite umubabaro mwinshi cyane. Ngo hanyuma ngo yari yaribagiwe Kaleba. Yosuwa ngo we yari yaramaje kuba umwami wa Isirayeli, aguwe neza, ameze neza, ari mu buyobozi. Hanyuma rero iminsi mibi ifata Kaleba. Kaleba abaho nta munana afite, abaho nta gakondo agira. Ariko igihe kigeze aravuga ati ariko ntabwo nkwiye kubaho muri ubu buzima, reka ngende njye gushaka Yosuwa mwibutse. Nujya ubona iminsi mibi yagufashe kandi mugenzi hari ikintu Imana yamumara, jya umwibutsa umubwira ngo uribuka yuko Imana hari ikintu yavuganye natwe, urabyibuka yuko njye nawe twasenganye. Umwibutse ahari aho ngaho Imana izagira ikimukoresha. Amen. Kaleba rero ngo ajya kwibutsa Yesuwa. Ageze kugiye kureba Yesuwa asanga hari uburinzi bwa Yesuwa. Mwibutse neza umuntu musenga n'ujya umukunda, kuko hari igihe Imana yazamusubiza utarigeze umukunda, wajya kumureba ntumubone. Amen. Wajya kumureba ntugire gute ntumubone kandi mwarasenganye. Niyo mpamvu nimba musengana, nimba mubana muri groupe, nimba mubana muri uyu mwanya gusenga, jya umukunda, umukunde, umwiyegereze, kuko nta wamenya hari igihe Imana yamutunguza umugisha ukamukenera. Haleluya, haleluya. Igihe kigeze rero Kaleba ajya kubaza, ahasanga uburinzi bumusubizayo, buracyaragaruka. Bukeye agarutse abarinzi baragenda babwira Yesuwa, aramubwira ati Yesuwa ahamaze iminsi haza umugabo twayoboye uwo ari we, avuga ko gushaka, twamushubije ejo bundi, nanone ejo bundi turajya tumusubiza, ariko noneho turabona yanze kuva ku bikingi by'amarembo, ngwino umurebe kuko aragukeneye. Ngo Yesuwa rero aramanuka azaje kureba uwo muntu uwo ari we. Ngo ahageze aramuyoberwa. Kubera iki Yosuwa yayobewe Kaleba akamuyoberwa? Ni ukubera iki? Ni ukubera iminsi mibi. Iminsi mibi iyo ikugezeho ishobora gutuma umuntu atakumenya kandi mwarasenganye. Iminsi mibi ikugezeho iragukanda, isura yawe igahindana ku buryo umuntu akureba akakuyoberwa kandi mwarabanye. Hanyuma rero wakubitana n'umuntu kubera iminsi mibi, ukibasi ni runaka, niwe siwe, asa nawe n'undi usa nkawe, ni muntu ki kandi aba ari we. Rero Yosuwa ayoberwa Kaleba kandi barabanye kandi barababaranye
barafatanye n'igihugu aramuyoberwa. Ngo hanyuma Yosuwa kubera ko ayobewe Kalebu, ngo kuko ari umwami ahita akata ngo yisubirirayo, amutera umugongo, atera intambwe imwe, atera iya kabiri, ashinguye ya gatatu. Kalebu ngo yubura umutwe ararira, amarira aramufata. Arangije azamura ijwi rirenga arambwira ngo umva Yosuwa we, nubwo unteye umugongo ukaba ugiye, ariko ibuka nge nawe turi Kadeshi Baruneya icyo Uwiteka yatuvuzeho. Haleluya! Ibuka icyo Uwiteka yagize gutemwe yatuvuzeho. Wibutse neza ko ikintu Imana ivugana nawe ni ijambo, kandi ijambo ntiripfa, ijambo ntirirwara, ijambo ntirisaza, ijambo ntawe uriroga, ijambo ntawe uri kubitisha inkuba. Ijambo ni ijambo, nta muntu urisenya, nta muntu urwanya ijambo ry'Imana ngo azarishobore. Mwese muvuge ngo amen. Ijambo ry'Imana ntawe ugira gutemwa rishobora. Ngo aramubwira ngo ibuka nge nawe turi Kadeshi Baruneya icyo Uwiteka yatuvuzeho. Icyo Uwiteka yakuvuzeho ntigipfa, ntago kirwara. Niyo abantu bakuvumye, icyo Uwiteka kirakuvumura. Niyo abantu bagusenye, icyo Uwiteka yakuvuzeho kirakubaka. Haleluya! Niyo abantu bakujugunye, icyo Uwiteka yakuvuzeho kiragutoragura. Zamura amaboko duhereze Imana icyubahiro. Haleluya! Icyo Uwiteka yakuvuzeho, haleluya, ntawe ukirwanya ngo agikureho. Pawulo yandikira Abaroma mu bice 3 umurongo wa mbere yaravuze ngo abayuda barusha iki abandi? Ngo barusha muri byose, ngo kuko babitse ibyavuzwe n'ikiyemwe n'Imana. Haleluya! Ibyavuzwe n'Imana ni ijambo, ni ijambo. Iryo jambo rero ntiripfa, ntirirwara, ntirisaza, rihoraho. Ijambo rya nyiri ijambo, iyo bakuvumye rirakuvumura, iyo baguteze riragutegura, iyo bagusenye rirakubaka, iyo bakujugunye riragutoragura. Mbega ijambo rya nyiri ijambo niryo ribeshaho. Haleluya! Ngo hanyuma ngo Yosuwa yibutse Kadeshi Baruneya, yibuka ko ari ahantu Abisirayeli bageze bose bakahatikirira bagapfa, niho Abisirayeli benshi baguye. Yibuka ko we na Kalebu aribo baharokokeye. Aravuga ngo arahita ahindukira diregiti, aravuga ngo yaba ari we Kalebu, undi aramubwira ngo niki. Ngo Yosuwa araza ahobera Kalebu amugwamo, ngo barahoberana. Ngo Yosuwa arangije ararira, ngo afatwa n'ikiniga cy'amarira menshi cyane. Ngo kubera yuko ikintu cyamurizaga cyane, ngo hari agasozi kitwa Heburoni, Imana yari yarasezeranyije Kalebu ngo ako gasozi ngo Yosuwa kari karamunaniye kukabohoza. Ngo nubwo igihugu cyari cyarafashwe, ariko ako gasozi kamunaniye kugira gutemwe kukabohoza. Aramubwira ngo Kalebu mwene data, agasozi kawe kitwa Heburoni karananiye kukabohoza. Kari ikigabo cyitwa Aruba cy'Kinaki. Icyo kigabo cy'Kinaki giteye ubwoba, iyo kivuze turiruka, iyo kirambuye amaboko turiruka, iyo kigenze turiruka. Mbega twabuze ihumuri. Hanyuma Kalebu abwira Yosuwa, aramubwira tumva Yosuwa, mpesha umugisha gusa, umbwire yuko agasozi kanjye Heburoni ukampaye. Haleluya! Yosuwa nawe ahesha umugisha Kalebu, aramubwira tumva Kalebu, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana yatwambukije inyanja, Imana yatugaburiye manu mu butayu, Imana yaduhaye amazi mu rutare, Imana yatugejeje mu gihugu cy'amasezerano, izagendane nawe, izabane nawe, kandi uwo munaki uzamutsinde mu izina rya Yesu. Haleluya! Nibutse ko uyu munaki ni umunaki witambika ku buzima bw'umuntu. Ubu buzima bwawe ushobora gusanga bwaritambitswe n'umunaki. Umunaki akumereye nabi, umunaki w'inzara, umunaki w'ubushomeri, umunaki w'ibibazo, umunaki w'ubukode, umunaki wo kudashyingirwa, umunaki wo kutagira ikintu ubona, inyatsi yaragufashe, ni umunaki wakwitambitse. Ariko uwo munaki akwiriye gutsindwa mu izina rya Yesu. Haleluya! Ngo umunaki, ngo Kalebu abwira Yesu ati mpesha umugisha gusa, uwo munaki umundekere, ngo amuheshe umugisha. Aramubwira ngo Imana yacu izakugenda imbere, ahataringaniye izaharinganize, ibizakumwaza Imana izabikure mu nzira, ibizagutera ubwoba Imana izabikure mu nzira, ibizaguhagarika Imana izabikure mu nzira. Ngo amuheshe umugisha. Ngo Kalebu atitaye ku bunini bw'uwo munaki,
atitaye ku magambo y'uwo munaki, atitaye ku gisebo cy'uwo munaki, atitaye ku iterabwoba ry'uwo munaki, ngo Kalebu azamuka umusozi witwa Heburoni, aragenda arimbura umunaki, amukuraho, amuvanaho, hanyuma Kalebu atura ku gasozi ke. Bibiliya iravuga ngo igihugu cyose gihabwa ihumure kubera ko umunaki apfuye. Haleluya! Nawe Imana ikumpera ihumure niba hari umunaki wari ukutambitse napfa. Niba hari umunaki wari ukuzengurutse napfa. Niba hari umunaki wari uguteye ubwoba napfa. Niba hari umunaki watumaga hano ikintu utabona napfa. Napfe bw'izina ryayo. Umunaki akurwaho, igihugu cyose ngo gihabwe ihumure. Haleluya! Hanyuma Kalebu aragenda atura ku gasozi Imana yamuvuzeho. Akiri ihumure mu izina rya Yesu. Akiri ihumure iri joro. Akiri ihumure muri uku kwezi. Akiri ihumure muri iki cyumweru. Akiri ihumure muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Akiri ihumure Imana ibane nawe. Akiri ihumure mu rugo rwawe. Akiri ihumure mu kazi kawe. Akiri ihumure mu bibazo ufite. Akiri ihumure mu ntambara. Akiri ihumure mu izina rya Yesu. Haleluya! 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 Ijambo Imana yavuganye na Kalebu niryo ryamurokoye. Gahunda ni ukuguma mu ijambo. Hereza ikiganza umuntu mwicaye mubwire ngo guma mu ijambo. Guma mu ijambo. Ntukave mu ijambo. Ujye uryama mu ijambo. Ubyukire mu ijambo. Ugendere mu ijambo. Uvugire mu ijambo. Ubeho mu ijambo. Ucururize mu ijambo. Ubyarire mu ijambo. Ushyingirwe mu ijambo. Ubeho mu ijambo. Imana ibanira mu ijambo. Imana igukirize hemwe mu ijambo. Haleluya! 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 Twasomye ijambo Paulo yabwiye Abefeso. Yarabwiye ngo Befeso mwe ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Haravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwande bwa Satani. Satani ari jya ariganya abantu ariko yabariganye yajya kubariganya ikintu gikomeye akabariganya ijambo. Ntimukemere ko Satani abariganya ijambo mu izina rya Yesu. Mujye muguma mu ijambo mu izina rya Yesu. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Amen. Gusaba imbaraga kuko iminsi ari mibi ni ukuguma hehe mu ijambo. Mwaryumvishije? Gusaba imbaraga kuko iminsi ari mibi ni ukuguma hehe mu ijambo. Imana idusure kandi Imana itugirire neza. Ijambo rya kabiri ni ugusenga. Kugira gute? Gusenga. Ni ukuba mu mbaraga zo gusenga. Kuba mu mbaraga zo gusenga. Igitabo cy'umuhanuzi Daniel ibice 6 ku murongo wa mbere. Daniel ari mu gihugu cy'Abakarudaya yagize umugisha ku ngoma y'umwami witwa Dariyo. Dariyo rero aza kumugabira imwe mu ntara z'igihugu, amugira umuntu ukomeye mu gihugu, ariko abagabo b'Abakarudaya ngo bamugirire ishyari. Umuntu wese ugira ishyari avinda imwe na shitani. Nimwe ni wabo wa shitani wa bugufi. Umuntu wese ugira ishyari, umuntu utakwifuriza iterambere afite icyo apfana na shitani. Siko bimeze? Niba atari mubyara wa shitani ni nyirarume wa shitani. Niba atari nyirasenge wa shitani bega umuntu wese ugira ishyari. Nugaturane n'umuntu ugira ishyari. Nubona umuntu afite ishyari ukabona ubonye ubushobozi uzamwimuke, kuko umuntu yakwica yakurangiza. Ngo abagabo b'Abakarudaya bagira ishyari Daniel. Ngo barangije bigira inama bayirema inteko, ngo baragenda babwira umwami Dariyo, baramubwira ati mwami nyagasani, hari ikintu twabonye dukwiriye gukora mu gihugu cyawe. Umwami arabaza ngo ni kihe? Nuko twasanze nta muntu ukwiye kugira indi mana asenga iyo ari yo yose mu gihugu cyawe atagusabye uburenganzira. Byibuze nko mu gihe kingana n'iminsi 30. Ariko ngo aba bagabo ngo bari bashatse impamvu yose kuri Daniel. Ngo bamutegera mu basinzi basanga Daniel ntaba mu basinzi. Bamutegera mu basambanyi basanga Daniel ntaba mu basambanyi. Bamutegera mu banyamagambo basanga Daniel ntaba mu banyamagambo. Bamutegera mu bagabo batinda gutaha basanga Daniel ataha kare. Babonye hose n'ahantu bamubonera baravuga ngo reka tumutegere ku Mana ye. Umuntu yagutegera ku Mana yawe ntazagushobora. Umuntu nagutegera ku Mana usenga ntabwo azagushobora. Ntabwo yagushobora. Hanyuma aranje ngo kumutega
iryo tegeko ngo barishyira umwami amaze kuritora ngo arishyiraho umukono ararisinyira. Amaze kurisinyira ngo Daniel ngamenya ko dari iryo tegeko arishyizeho ukuboko kwe ararisinyira. Ngo hanyuma nta kindi Daniel ngo yakoze, ngo we yajyaga asenga rimwe ahindura ingamba zo gusenga ngo yongera amasengesho. Ukwiriye kongera amasengesho mu bihe byawe. Haleluya. Muri iyi ministeri ukwiye kongeramo amasengesho. Amasengesho akwiye kwiyongera mu izina rya Yesu. Ngo yongera amasengesho, ngo ajya gasenga rimwe arahindura akajya asenga 3 ku munsi. Ngo arasenga Daniel yesitara amasengesho mu bikuta, mu mpande, ahagenda mu nzira, mu nzu abana bararamo, mu gikari, mu gikoni, ahantu hose yesitaramo amasengesho. Ngo araje afungura amadirishya Yerusalemu yoherezayo n'amasengesho. Amasengesho nuyasenga ugiyohereza no mu baturanyi. Haleluya. Uyohereze no mu nshuti ndetse n'abavandimwe bakeneye amasengesho. Usengere itorero, usengere ministeri, usengere n'igihugu cyacu. Usenga amasengesho kugira ku rwego abantu bazajya bakora bakabona nawe ubwawe uri amasengesho yigendera, si umuntu ukije nabwo n'amasengesho yigendera. Haleluya. Haleluya. Kugera ku rwego bazajya babona ko ari amasengesho agira guteyemwe yigendera. Ngo babagabo bakaruda baravuga ati ariko ko tudaheruka kubona Daniel aho ntabwo yaba yarirengagije itegeko ry'umwami, wajya kumureba. Ngo bagiye kumureba basanga Daniel yacometse ikintu bita amasengesho. Muri iyi minsi gahunda yo kugira ngo Imana igukize iminsi mibi ni ugucomeka amasengesho. Haleluya. Daniel ngo acomeka amasengesho, ngo bahageze basanga yarayesitara ugatumva nta kindi dukwiye gukorera Daniel usibye kujya kumurega ku mwami. Ngo aragenda babibwira Daniel, baramubwira ati mwami nyagasani burya Daniel yishe itegeko ryawe. Daniel ngo umwami aramuhamagaza amugeze imbere amaze ati ko Daniel wishe itegeko ryanjye. Daniel aramubwira ati nukuri mwami nyagasani ntago nishe itegeko rya, ahubwo basanze ndimo gusenga. Ati nta kindi, ati nugusenga. Ati nta kindi, ati nugusenga. Ngo umwami agerageza kumukiza abagabo b'akarudaya, ariko ngo abagabo barashega. Ngo aramubwira ngo mwami nyagasani wibuke yuko itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ritavuguruzwa. Duhe Daniel tumujugunye mu rwobo rw'intare. Ngo bari barafashe intare bazicisha inzara iminsi 7, zari zimaze iminsi 7 zitarya zitanywa. Intare ziri mu mwobo. Baravuga bati nta kindi Daniel akwiriye gupfa ariwe n'intare. Ariko abo bagabo barabagome ngo akwiriye gupfa yishwe n'ikiyemwe n'intare. Hanyuma umwami abuze uko abigenza abahereza Daniel, baragenda bamujugunya mu rwobo rw'intare. Hanyuma umwami ngo akinga umwobo awuhomesha ubushishi, ariko ngo ataha ababaye. Mbere yo gutaha ariko ngo umwami yari yiringiye yuko Imana ya Daniel ibasha kumukiza. Haleluya. Nawe abantu bajye biringira yuko Imana yawe ibasha kugutabara. Bajye biringira yuko Imana yawe ibasha kukugirira neza. Bajye biringira yuko Imana yawe ibasha kukugaburira. Bajye biringira ko Imana yawe ishobora ibintu byose. Bajye biringira ko Imana yawe ikiza. Haleluya. Ngo hanyuma ngo umwami ataha ababaye, ageze mu rugo ngo bamuha ibyo kurya ntiyabirya. Ngo baramucurangira umwami indirimbo arazanga. Ngo baramubwira ngo naryama, umwami ngo arahagaze kubera ko inshuti ye Daniel yaraye mu rwobo rw'intare. Ngo mu gitondo cya kare umwami aribambura ngo ajya kureba ko Daniel intare zamuriye. Ngo ageze hejuru y'urwobo azamura ijwi rirenga aravuga ngo yewe Daniel mugabo ukundwa n'Imana isumba byose we, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kukurinda. Daniel ari mu rwobo rw'intare wazamura ijwi rirenga aravuga ngo mwami nyagasani Imana yanjye nkorera iteka yabashije kundinda, kandi mwami nyagasani ari wowe nta gicumuro nagucumuyeho, ari n'Imana yo mu ijuru nayo nta gicumuro nayicumuyeho. Umwami asanga Daniel akiri muzima, ngo aranezerwa cyane, ngo asaba ko bakura Daniel mu rwobo rw'intare. Haleluya. Humuraho abantu bakujugunye, Imana ije kuhagukura. Haleluya. Ngo umwami asaba ko bakura Daniel mu rwobo rw'intare. Ngo avamo abona Daniel acyari muzima, aramuhobera, ngo arishima, ngo aranezerwa kuko asanze Daniel akiri muzima. Umwami arabaza ngo babagabo bagambaniye Daniel bari he? Bababwire baze hano, bazane n'abagore babo, bazane n'abana babo. Ntago babasize. Ikintu cyambabaje, aba bagore bazize iki? Aba bana bazize iki? Ko batigeze baba mu nama yo kugambana bazize iki? Ikintu bazize nuko bazize kugambanira umunyamasengesho. Bazize kugambanira umuntu w'Imana ufite gahunda yo gukorera Imana no kuyisenga. Amen. Bazize umuntu Imana yavuzeho. Ngo umwami arangije arategeka ngo nibabajugunye mu rwobo rw'intare.
ngo babajugunyemo intare zibasamira hejuru zirabakupita zirabashwanyaguza ngo bajye kugera mu rwobo zabahinduye intere. Umuririmbyi yararimbye avuga ngo ntawe ukinasenga kandi nta sengesho ry'umunyagara ribaho. N'iri teraniro hari icyo Imana iremye. Haleluya. N'iri teraniro hari icyo Imana igize guteyemwe iremye. Ntabwo Imana igiteragiriza abantu ubusa. Byanze bikunze n'uyu mugoroba hari icyo Imana ikoze. Haleluya. 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 Ngabagabo uwo munsi Danieli ahabwa agaciro ku ngoma ya Dariyo yuko yakiza amenyo y'ikiyemwe y'intare. Nawe ibikwasamiye ndagira nkubwire ngo nubwo bishinyitse ariko naye nkubwire ngo ntago bizakurya. Ntago bizakurya. Nubwo bishinyitse ntago bizagira gutemwe, ntago bizakurya. Hanyuma rero uwo munsi Dariyo yogeza Imana yande ya Danieli. Nta yindi Mana ikwiriye gusengwa usibye Imana yande ya Danieli. Izo ni imbaraga zo kugira gute zo gusenga. Iyo dusenze Imana idukiza iminsi mibi. Iyo dusenze Imana idukiza akaga. Iyo dusenze Imana idukiza ibibazo. Iyo dusenze Imana ivugana natwe. Iyo dusenze Imana ituba bugufi. Iyo dusenze Imana ntitujya kure. Iyo dusenze Imana iratwegera. Muririmbyi wa 62 yararimbye avuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ngo ntazagira ubwoba ahubwo azafashwa n'ikiyemwe no gusenga. Haleluya. Yakobo mu bice 5 yaravuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Yasenganye iki? Ubwete. Nta kindi nusenga ukagira umwete wo gusenga, Imana izabana nawe kandi Imana izakwitaho. Imana izakemura ibibazo byawe kugera kure heza kandi hashoboka. Iryo rya jambo rya kabiri ryitwa kugira imbaraga zo gusenga. Jambo rya gatatu ni ukwegera Yesu cyane. Kwegera Yesu cyane. Abantu muri iki gihe baracomotse ntabwo bakegera Yesu. Ariko nimba ari biye dusoyemo by'iminsi mibi ahubwo nibwo tugikwiye kwegera Yesu. Tugeze mu bihe biteye ubwoba. Ibi hariho ubusambanyi buteye ubwoba. Ibi harimo abantu barimo batakaza Imana. Ibi hariho umwuka w'ubutinganyi. Ibi hariho umwuka wo gutuma abantu barekuza Imana bakibagirwa iby'Imana bakoreye, abantu bagasubira iyo baturutse. Ariko Petero wa mbere mu gitabo mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 1:3 Petero yavuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko agira neza ngo ni mumwegere. Haleluya. Ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ngo ku Mana ryaratoranyijwe ngo ribirye igiciro cyinshi. Niba mwarasogongeye mukamenya ineza y'Imana, mukamenya imvugo y'Imana, mukamenya gukora kw'Imana, mukamenya gutabara kw'Imana, mukamenya ko Yesu ari umukiza, mukamenya ko mubayeho kubera Yesu, mukamenya ineza y'Imana, mukamenya aho Yesu yabakuye n'ahabagejeje. Haleluya. Bibiliya Petero avuze ngo ni mumwegere. Ni mumwegere. Niwe buzima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ngo ryaratoranyijwe ibiryo igiciro cyinshi. Ariko uzi umuntu wasogongeye, uba nk'umuntu wasogongeye, umuntu wasogongeye kera nyiri umwana njya gukunda kujya kureba ahantu abasaza baga bicaye bambona ko bati wa mwana wo kwa runaka bati ngwino sha bati ngwino tugusogongeze kuri iri cupa bati iso n'umuntu w'umugabo ajya tugurira natwe. Hanyuma barangiza bakampereza ku icupa nkasogongera, nakumva karyoshye natangira gukurura cyane bagahita bamanura icupa ngasigarana umuheha mu kanwa. None rero umuntu wasogongeye Yesu rero niyo ukuri icupa arakomeza agakurikirana, niyo agakomeza agakurura, ntagafa kwa Yesu, arahaguma. Kwa Yesu hararyoshye, kwa Yesu haraturuhuye, kwa Yesu haduhaye ubuzima, kwa Yesu haduhaye icyerekezo, kwa Yesu haduhaye ijambo, kwa Yesu hadukijije imyaka n'imikasiro. Haleluya. Ntukave kwa Yesu. Gahunda no kwegera nde yemwe Yesu. Haleluya. Kwegera Yesu ukamwegera ntucomoke. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwaritswe na Yohana mu bice 6:36 Yesu yabwiye abigishwa barabwira ngo nige mutsima w'ubugingo kandi nige mazi amara inyota. Arababwira ngo uryaho ntazasonza, unywaho ntazagira inyota ukundi. Ngo baramureba baramwiteje bavuga ati ariko uyu mwene Yosefu kwa Mariya twamuryaho iki twamunywaho iki? Baravuga ati uyu mugabo wanza ari igipinda dutera. Ngo baranje baracomoka bose barigendera basiga Yesu. Ngo na Petero nawe aracomoka aragenda. Yesu aranje ahamagara Petero avuga ati Pete nawe uragiye. Petero ngo arahindukira avuga ngo mwami wanjye twakuvaho tukajya kurinde kari wowe ufite amagambo meza kandi amagambo meza y'ubugingo. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya. Nta handi twajya
kwa Yesu hari amagambo meza, kandi amagambo meza y'ikiyemwe y'ubugingo. Imana ibampera ubugingo, ibaho ubugingo, kandi barinde ikintu cyose cyabacomora kuri Kristo, ikintu cyabavana kuri Kristo, mugisunike mukigezeyo mu izina ryande rya Yesu. Imana ibagire neza kandi bagwe neza. Haleluya, haleluya. Imana itwiteho muri byose. Amen. Kwegera Yesu cyane. Ijambo rya kane ni ugukomeza gusaba imbaraga z'umwuka wera. Gusaba imbaraga z'umwuka wera. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 8, ijambo rivuga ngo icyakora muzahabwa umwuka wera. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, ngo muzaba abagabo. Ndifuza ko mubikiyemwe, hereza ikiganza umuntu mwicaye ngo umubwire uti ndifuza kuba umugabo. Imbaraga nizimanuka mukwiriye kuba abagabo. Imbaraga nizimanuka mukwiriye kuzura umwuka wera. Imbaraga nizimanuka mukwiriye kuba ikiyemwe abagabo. Iri ni ijambo ryavuzwe n'Umwami Yesu, nta wundi muntu warivuze. Yaribwiye abigishwa be agiye gusubira mu ijuru. Bari bageze ku musozi witwa Elayono. Hanyuma Yesu atangira abaganiriza, abibutsa n'amagambo yababwiye bakiri kumwe nawe, arabakomeza. Amajije kubakomeza aravuga ati nimuhumure, ariko ababwira ijambo rikomeye. Aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu, Yudaya ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Ibi rero Yesu yabibabwiye arimo ahaguruka ku gasozi ka Elayono, arimo avana ibirenge bye ku butaka hasi, asubiye kwa se, asubiye mu ijuru. Yesu rero atangira gake gake azamuka, nabo ngo barapfukama, barangije barararamo, ngo baramureba, ngo igicu kirira kimubatwara, ngo kiramubakingiriza. Hanyuma ngo barararama, bumvaga mbega igikuba gicitse cyane, ko ngo baratinyaga, ngo bari bafite ubwoba bw'uko abaroma bazabagirira nabi. Hanyuma rero ariko bahagaze aho ngaho, ngo bagikanuye mu kirere, ngo haboneka abamarayika barababonekera. Barabwira ngo yemwe bagabo b'i Yerusalemu, yemwe bagabo b'Abayuda b'Abanyagalilaya, niki gitumye mukomeje gutumira Yesu bakuwemo gutyo? Barababwira ngo nimusubire i Yerusalemu, mugene murindirire ibyo data yabasezeranyije. Haleluya. Barongera barabakomeza, ngo baragenda bajya mu cyumba bajya gusenga. Gahunda no gusenga. Niba mushaka gukomera, gahunda no kugira gute? No gusenga. Gahunda no kwegera Imana, gahunda no gutakambira Imana, kandi kugira ngo umwuka wera aze bisaba kwegera ikiyemwe Imana. Haleluya. Mu bice bibiri Bibiliya avuga ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe, bari mu mwanya umwe. Nuko mu cyumba bari bicayemo, ngo umuyaga uhuhamo, hanyuma ngo haboneka umuriri, haboneka n'umutingito, ngo hanyuma ngo buri muntu wese yuzura umwuka wera, ngo bose batangira kuvuga ikiyemwe indimi, nk'uko umwuka yabahaye kugira gutemwe kuzivuga, barangije barahanura. Amen. Imbaraga nizibamanukira mukwiriye guhanura, mukwiriye guhishurirwa, mukwiriye kwerekwa, mukwiriye kugira iyerekwa ryagutse, hanyuma Imana ikabakoresha iby'ubutwari, Imana ikabitaho muri byose. Kugira ngo rero mwirenze iminsi mibi, nuko mugomba gutunga imbaraga. Siko bimeze? Iminsi mibi kugira ngo mucike, nuko mugomba gutunga imbaraga z'umwuka wera. Imana dufashe, kandi Imana itugirire neza. Umwanditsi wanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa YESU Kristo bwanditswe na Luka igice cya 2 umurongo wa 80, yaravuze ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, ngaguma mu butayu kugeza igihe yerekewe ikiyemwe Abisiraheli. Namwe mukwiye gutunga imbaraga z'umutima, mukwiriye kuba mu bihe byo gutunga imbaraga z'umutima. Mu gitondo mugatunga imbaraga z'umutima, ukwezi mugatunga imbaraga z'umutima, umwaka ugashira mwuzuye imbaraga z'umutima, kugeza igihe Imana izavuganira namwe ikabarenza iminsi mibi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yo.